turashaka uburyo bworoshye bw'ibanze buri wese yabasha kugira gute gusobanukirwa n'impinduka ziba ku mubiri wawe. Ejo utazumva ibinya mu kaboko cyangwa wumva ububabare mu kaboko utangire utekereza ibindi bintu watekereje bwa mbere. Ese aho kuba ndi kubangamirwa mu kaboko ntibyaba bituruka ku ijosi ryanjye ritangiye kuba deforme cyangwa ritangiye kugorama bitewe n'akazi nkora cyangwa bitewe n'akamenyero k'ibyo mbamo? Nitwinjira mu mikorere y'umubiri w'umuntu tuzasanga hari igihe umuntu azakoresha umubiri mu buryo butandukanye n'ubwo umubiri we wagombye gukoramo, hakagorama, hagatakaza wa mwimerere hari hafite. Aribyo bizatera za ndwara z'imitsi. Urumva? Dushaka abantu basobanukirwe n'ibyo bakora ndetse n'imikorere n'imiterere y'umubiri wabo, ndetse basobanukirwe n'imikorere y'imibiri yabo, sibyo? Hanyuma banasobanukirwe n'ingorane zishobora guterwa na ka kazi ku mibiri yabo, bikaba byabaviramo kugira ubumuga umuntu yiteye bitewe n'akazi akora, sibyo? Ubwo iyo ugize ubumuga rero uba uri hagati, ushobora guhagarika akazi cyangwa se ukagira ute ukaba wakorana ubumuga bwawe, akenshi buba butanagaragara. Wabyumvise? Ikibazo kinaduhagurukije ni uko akenshi ibibazo abantu bagira nabyo ntibiba bigaragara. Umuntu aba abyumva muri we ariko nta wabibona, sibyo? Watangira kunanirwa gukora akazi bakavuga ni ubunebwe, ariko si ubunebwe, ni umubiri uri kwanga, umubiri ubyara udahatse. Mukomere ndabashuhuje kandi mbifuriza kugira umunsi mwiza, umunsi urangwa n'ibyishimo ndetse urangwa n'amagara mazima, amagara arangwa no kwirinda, umuntu yirinda indwara y'imitsi, ndetse nk'uko urubuga rwacu rugamije, intego yacu ni ukugira ngo buri muntu uzabasha kudukurikirana akabasha gusobanukirwa n'ibyo tuganiraho hano azabashe kwirinda, ariko nanone ayirinda ikintu azi atari ugushakisha mu kirere, sibyo? Nibyo. Rero turabakiriye, turabashuhuje kandi tubahaye ikaze kuri uru rubuga. Uyu munsi ndi kumwe n'umutumirwa wacu, ngira ngo mumaze kumenyera, yitwa Emile, ariko nawe ari reka tumusabe ko basuhuza kugira ngo tugendere hamwe muri iki kiganiro. Karibu. N'ubundi izina Emile ryamaze kuba public, ubu ndakeka ari abantu benshi bamaze kumenya. Yego. N'ubundi ndacyabifuriza amahoro y'Imana, kuko ishimwe. Imana niyo y'ingenzi. Yego. Karibu rero. Ni star. Intego yacu ni ukwirinda, ntabwo tuzirinda rero mu kavuyo, twirinde mu gihiriri. Abasobanukiwe turabararikira gukomeza rwose, nufungura ukumva ibiganiro byacu bigukoze ku mutima, ukumva ukeneye kuzakurikirana ibiganiro byacu, ujye ukora subscribe kugira ngo ikiganiro tuzajya dushyiraho, sibyo? Kikugeraho, cyo kujya kigucika ujye uhita ukibona. Kandi nanone ntugatinde, ujye uhita ushakisha ibiganiro tubishyiraho buri gihe. Ndakeka ko muri iyi minsi turi gushyiraho ibiganiro bigera kuri 2 byibuze buri cyumweru. Umuntu ajya agerageza arangize video niba koko ugamije kwirinda. Umuntu wumva ashaka kwirinda, ndamusaba gukurikirana video yose akayirangiza, tugamije gufasha abantu, sibyo, kumva neza impinduka zishobora kuba ku mubiri wawe bijyanye n'akazi ukora. Uyu munsi ushobora kuba ukora akazi wumva byoroshye, ariko nyuma y'igihe runaka bwa buryo ukoramo bukakubera ingorane cyangwa inzitizi kugira ngo ukomeze akazi. Niba wakoraga wicara, ejo bikaba birakunaniye kwicara, sibyo? Ibyo rero ntabwo uzabisobanukirwa udakurikiranye bino biganiro. Ibi biganiro bigamije kwigisha umubiri w'umuntu, imikorere, imiterere y'umubiri w'umuntu, aribyo turimo. Nitujya ejo tuzatangira kwiga imikorere y'umubiri w'umuntu. Ubwo nituvuga imiterere y'umubiri w'umuntu n'imikorere y'umubiri w'umuntu, ni wa muntu utagaragaza ikibazo icyo ari cyo cyose.
utangiye akazi ufite ubuzima twakwita ko ari bwiza buzira umuze, akinjira mu kazi afite forume, sibyo? ariko noneho nitwinjira mu mikorere y'umubiri w'umuntu tuzasanga hari igihe umuntu azakoresha umubiri mu buryo butandukanye n'ubwo umubiri we wagombye gukoramo, sibyo? icyo gihe rero niho hazavuka za deformation biturutse ko rwa rugingo ruri gukoreshwa mu buryo butari bwo rukarushaho rukananirwa cyane. iyo kunanirwa rero guhozeho havuka deformation, urugingo rugereraho rukananirwa rukabivamo hakagorama, hagatakaza wa mwimerere hari hafite, aribyo bizatera za ndwara z'imitsi. Tufate urugero, twabonye uruti rw'umugongo uko ruteye, amagufwa 33, sibyo? iyo agoramye cyangwa yideforumye niho havuka za ndwara za hernie discale, havuka indwara z'amagufwa, havuka indwara zituma umuntu atabasha kongera gukora. wabyumvise? ni ukuvuga rero ntago twasaba abantu gukora subscribe batazakurikirana ikiganiro. niyo mpamvu tutabisaba. impamvu tutabisaba rwose, dushaka abantu baje ku bushake badahatirizwa, sibyo? kugira ngo tugire umuryango w'abantu bashobora kwirinda indwara y'imitsi kandi basobanutse, sibyo? reka turarike rero umuntu wese uzi ko asobanutse ndetse ashaka kugira ubumenyi bw'ibanze. ntabwo turi kwigisha abantu bazaba abaganga cyangwa bazakora iki, byibuze nubuhura na mugenzi wawe akakubwira ati mfite ndumva umutsi mu itako ryakutse, umubwira uti nyabuna reba ko atari nerve sciatique kuko hari ubumenyi ufite. umuntu nakubwira ati akaboko ntikari gukora, nyabuna jya kwa muganga barebe ko atabekera imitsi yo mu kaboko. urumva iki gihe uzaba uyoboye umuntu kurusha ko wabwira umuntu ngo jya dufite umuganga w'ubunaka dufite iki, genda hari abantu babunga, si wowe mbazaga ibintu byo kunga, jya mu bantu bunga barakunga. urumva? dushaka abantu basobanukirwe n'ibyo bakora ndetse n'imikorere n'imiterere y'umubiri wabo, ndetse basobanukirwe n'imikorere y'imibiri yabo, sibyo? hanyuma banasobanukirwe n'ingorane zishobora guterwa na ka kazi ku mibiri yabo bikaba byabaviramo ubumuga. nibyo kugira ubumuga umuntu yiteye bitewe n'akazi akora, sibyo? ubwo iyo ugize ubumuga rero uba uri hagati, ushobora guhagarika akazi cyangwa se ukagira ute ukaba wakorana ubumuga bwawe, akenshi buba butanagaragara. wabyumvise? ikibazo kinaduhagurukije ni uko akenshi ibibazo abantu bagira nabyo ntibiba bigaragara, umuntu aba abyumva muri we ariko nta wabibona, sibyo? watangira kunanirwa gukora akazi bakavuga ni ubunebwe, ariko si ubunebwe, ni umubiri uri kwanga, umubiri ubyara udahatse. nk'uko twabibonye ibikorwa byose by'umubiri w'umuntu bikontororwa n'ubwonko binyuze mu mategeko ndetse n'ingufu byohererezwa urugingo, sibyo? ku maboko naho niko bimeze. kugira ngo akaboko gakora bijyanye n'amategeko avuye ku bwonko akanyura mu rusokoro wo mu ruti rw'umugongo, ubwo ni ku gihande cyo hejuru ku ijosi, sibyo? twabonye ko umugongo ugizwe n'amagufwa agerekeranye, ubwo hejuru ku ijosi ni amagufwa 7. amagufwa agize ijosi ni amagufwa 7 yo hejuru. ubwo ni ukuvuga ngo imitsi izajya mu kaboko izasohokera iburyo n'ibumoso hagati y'amagufwa 2 agize ijosi. wabyumvise? iyo mitsi rero ikagenda nayo ikihuza nk'uko twabonye kuri nerve sciatique ko hasohokamo imitsi myinshi yagera mu nzira igahura, sibyo? no ku ijosi niko bigenda, imitsi isohoka hagati y'igufwa n'irindi ry'ijosi. urumva ko ni amagufwa 7, imitsi ishobora kuba nk'itandatu, sibyo? yageramo hagati ikihuza igakoramo imitsi 3. iyo mitsi 3 niyo ikomeza ikagera mu kaboko. icy'ingenzi nifuza nuko tugira ishusho y'uko mu kaboko hazamo imitsi 3, sibyo? iturutse ku ijosi. mu gihe ku kaguru twabonye ko hajyamo imitsi 2 iturutse mu rukenyerero. niyo shusho ngira ngo tugire kugira ngo nituvuga imitsi y'ijosi duhite twumva ko ni imitsi igana hehe?
mu kaboko, Mm. izazana ingufu mu kaboko ndetse ikazana n'amategeko y'ubwonko mu kaboko, sibyo? Hanyuma iyo mitsi itatu niyo ifata amakuru ari ku ngingo z'akaboko. Nivuga ingingo, ni igice cyose giherereye ku kaboko, yaba inyama, byaba iki, ikintu cyose giherereye mu kaboko, Mm. sibyo? Mm. Kuvuga ngo mu kaboko hagomba kubamo, harimo amagufwa, sibyo? Mhm. Twabonye ko hagati y'igufwa n'irindi hakora urugingo, mu kaboko harimo ingingo, sibyo? Mhm. Kuko hari amagufwa menshi. Hanyuma hakabaho imihore, arizo nyama, Mm. sibyo? Yego. Hakabaho n'imitsi, sibyo? Mm. Noneho twabonye ko kugira ngo umuhore ufate ku nyama, hari ikindi twagereranya n'umutsi, abenshi bakunda kubyita umutsi cyangwa igitsi, sibyo? Gifata ku nyama kigafata no ku igufwa, sibyo? Mm. Hanyuma tubona ko amagufwa abiri kugira ngo rimwe ritava mu mwanya waryo, hari inyama cyangwa igitsi gikomeye kigomba kugira gute, gufata ayo magufwa. Icyo gitsi gifata amagufwa twavuze ko ari rigama, sibyo? Mm. Hanyuma igitsi gifata inyama kikayifatisha ku muhore niyo tando. Tuzakoresha ayo mazina kuko ntayo dufite mu kinyarwanda, None se ariko byumvikane yuko ubwo dufite iki mu kaboko. Mu kaboko aha habanza hejuru Mm. hegereye igihimba harimo igufwa rimwe, yego. sibyo? Yego. Hepfo habamo amagufwa abiri, Mm. hakaba n'amagufwa atandukanye menshi agize ikiganza. Ikiganza. Twirirwa tubara umubare wayo kugira ngo bidatera abantu urujijo. Dufate ko hari amagufwa menshi agize ikiganza, ubu hagati y'igufwa n'irindi haba harimo urugingo, hagati y'urugingo n'urundi, hagati y'igufwa n'irindi haboneka urugingo, sibyo? Mm. Kugira ngo urugingo igufwa rifate ku rindi haboneka rigama. Bivuga ngo hari za rigama nyinshi zigiye zifatishije ano magufwa kugira ngo atava mu mwanya wayo. Mm. Ndetse na hano nuko, na hano harimo za rigama, n'aha harimo za rigama. Mm. Noneho kugira ngo akaboko kabashe gukora, iyo niyo shusho nshaka tugira, kugira ngo urugingo rubashe gukora, ibi ni ibikorwa bikorwa n'iki? N'inyama. Mm. Inyama nizo zikora ibi bikorwa. Umuvuma yose ikorwa n'iki? N'imihore cyangwa inyama Mm. za misikiri, Mhm. sibyo? Mhm. Kugira ngo ubashe gukora rero nuko hari inyama. Inyama kugira ngo ikore rero hagomba kuboneka amategeko y'ubwonko. Icyo nicyo nshaka wumve. Kugira ngo hagire igikorwa icyo ari cyo cyose umuntu akora, nuko ubwonko buba bwabigizemo ubushake bugatanga amategeko, sibyo? Yego. Ni ukuvuga ngo ubwonko iyo butanze amategeko rero hari inzira ayo mategeko acamo, ndetse n'ingufu ziri buze kugira ngo iki gikorwa gishoboke, kuko ntabwo cyakorwa n'umuyaga. Yego. Hagomba kubaho ingufu kugira ngo, urabona ni igikorwa cy'ingufu, sibyo? Mm. Kugira ngo iki gikorwa gikunde rero hari ingufu ziri buzemo. Izo ngufu ziranyura, hari inzira ziranyuramo. Inzira inyuramo amategeko ni nayo nzira inyuramo iki? Amakuru. Ingufu. Akaba ari nayo nzira inyuramo iki? Amakuru ajya ku bwonko. Urugero, niba umuntu akunoshe, sibyo? Yego. Cyangwa agukozeho, icyo gikorwa cyo kugukoraho gihita kijya mu bwonko, ubwonko bukabyigaho bukabona ko ari umuntu ugukozeho, bigahita bugusubiza ni umuntu ugukozeho ni runaka. Niba ushaka kumwiyaka ugahita wigizayo. Mm. Wabyumvise? Nabyo. Ngukozeho wowe uranyiyatse, ni ubwonko bubitegetse. Bikorwa mu gihe gito, ni amakuru agenda, ubwonko bugatanga igisubizo, ugatanga n'ingufu, igikorwa kigahita gikorwa, sibyo? Mm. Ndakeka ko ku bijyanye n'ishusho ni ukuvuga ngo ya magufwa y'umugongo aherereye ku ijosi arindwi, sibyo? Iyo havutse ikibazo kuri aya magufwa, twabonye ko hagati y'igufwa ry'umugongo n'irindi habamo ingata, ariyo bise disike, Mm. sibyo? Mm. Iyo havutse ikibazo kuri aya magufwa y'umugongo rero hazabaho deforomasiyo. Deforomasiyo y'amagufwa y'umugongo niyo twise gutakaza umwimerere. Ni ukuvuga ngo umwimerere w'uko amagufwa yagombye kuba ameze ku ijosi uzatakara, habeho, ahubwo tuvuge kugorama, habeho kugoreka ayo magufwa cyangwa agorama. Ariko twavugaga uruti rw'umugongo. Ni amagufwa agize uruti rw'umugongo. Ni ukuvuga ngo dufate deforomasiyo, ikintu cya kigororotse kiragorama. Yego. Gutakaza umwimerere, ikintu kizima kiba kigororotse, gifite umwimerere kiba kigororotse, sibyo? Yego. Hanyuma ikidafite umwimerere kiragoramye. Noneho ntibyumvikanye deforomasiyo. Mm. Hari kugorama kw'ibintu nibyo biba deforomasiyo.
cyangwa gutakaza umwimerere, sibyo? Twebwe turi ku bijyanye n'amagufwa, imihore, imitsi, kuko nicyo twifuza twebwe, n'ingingo. Uru rubuga rugamije kwigisha abantu cyangwa guha ubumenyi bw'ibanze, ntabwo twigisha nk'ibyo mu mashuri, sibyo? Kugira ngo umuntu agumane urujijo, turashaka uburyo bworoshye bw'ibanze buri wese yabasha kugira gusobanukirwa n'impinduka ziba ku mubiri wawe. Ejo utazumva ibinya mu kaboko cyangwa wumva ububabare mu kaboko utangire utekereza ibindi bintu watekereje bwa mbere. Ese aho kuba ndi kubangamirwa mu kaboko ntibyaba bituruka ku ijosi ryanjye ritangiye kuba deforme cyangwa ritangiye kugorama bitewe n'akazi nkora cyangwa bitewe n'akamenyero k'ibyo mbamo? Hari ubwo akazi ukora nk'ikimotari, ushobora kuba wicara nabi kuri moto bigatuma uhora utumye umugongo, cyangwa umuntu uri guhinga byo urumva uba ukora muvoma itandukanye. Twe tureba ya pozisiyo ushobora kumaramo umwanya muremure udahinduranije, naho iyo ugenda uhinura biba ari byiza ku rugingo, rurishima, umubiri urishima iyo habaye ibyo bikorwa bihinduranye. Ariko iyo igikorwa ugikoze kikaguma nk'umwanya iminota 3 udahinduye urugingo, hari ikintu cyangirika. None iyo bihozeho bikaba akamenyero, bikamara n'amasaha 2 cyangwa ukaba bikora umunsi wose, urumva ko umubiri wangirika vuba kurushaho, sibyo? Ndakeka uyu munsi twifuje kuganira ku kintu kijyanye n'amaboko, byabaye bigufi kuko tumaze kugira ishusho, ntabwo bidusaba gusobanura cyane. Ariko yego, urakoze dogita, ko numva imitsi yo mu kaboko banza ikomeye cyane, kuko ibijyanye n'imirimo yo guterura umuntu akoresha amaboko. Rimwe na rimwe y'abasore bari kumvana ingufu, atera ikofe rikomeye, ubwo urumva ko ibyo byose bituruka mu mitsi yo mu kaboko. Ariko numvishe ko ari imitsi 3. yego. Ese iyo igeze mu kiganza, ubushize wadusobanuriye ko iyo bigeze ku kirenge byitandukanyamo imitsi myinshi. Ese mu kiganza ho niba ari imitsi 3, iyo bigeze mu kiganza ho ndakundu nabyo biba imitsi myinshi, kubera ko haba hari indoki naho 5. Yego, urakoze Mire. Ni ukuvuga ngo nituvuga imitsi, sibyo? Wumva ishusho imwe. Hari umuyoboro twise umusokoro wo mu ruti rw'umugongo ufatiye ku bwonko, ni wo muyoboro, sibyo? Twagereranya n'umuhanda wa kaburimbo uvuye mu isantere, sibyo? Ubwonko tubugereranye n'isantere, hakaba harimo umuhanda umwe uvuye mu isantere, sibyo? Usohoka. Yego. Noneho ni ukuvuga ngo uwo muhanda uko ugenda ukomeza, hari utundi duhanda dushamikiyeho, dufata agahanda kamwe gashamikiyeho, tukagereranya n'umutsi ufatiyeho. Noneho ka gahanda nikagera mu nzira, karagenda kazaho utundi duhanda duto cyangwa utuyira. N'umutsi rero uva ku ruti rw'umugongo, uruti rw'umugongo cyangwa wa musokoro uva mu ruti rw'umugongo, ni nka wa muhanda uvuye mu isantere. Isantere twagereranyije n'ubwonko. Noneho wa muhanda munini umeze nk'uwa kaburimbo, yera tuba ariko tubifata, harimo umuhanda umwe munini wa kaburimbo, ari wo musokoro wo mu ruti rw'umugongo, sibyo? Uvuye mu isantere, hanyuma ku mpande hagiye hashamikiyeho utundi duhanda. Dufata urugero, ugisohoka mu ruti rw'umugongo, ugisohoka ku bwonko, sibyo? Yego. Uwo muyoboro uva ku bwonko twagereranyije n'umuhanda, iyo ugeze ku ijosi hahita hasohokamo utuyira cyangwa udutsi, utuyira tuzacamo amategeko y'ubwonko, sibyo se? Yego. Cyangwa tuzavamo ingufu, cyangwa tugacamo amategeko y'ubwonko. Hagati y'igufwa n'indi hasohokamo akayira, sibyo? Cyangwa agahanda gato. Utwo duhanda iyo tugeze mu nzira turihuza, tukabyara undi muhanda usa nk'umunini kuri ako kayira, sibyo? Utuyira tukahita tubyara undi muhanda wo mu ikaritsiye. Wabyumvise? Yego. Tuvuye kuri kaburimbo ku kayira, twikubita mu gahanda k'ibitaka. Bivuga ngo nimba utuyira twasohoka muri kaburimbo, twagera hepfo tugakora umuhanda umwe w'ibitaka.
uvuye mu muhanda munini. ubwo ndagira ngo dusobanurire ya mitsi nyine kugira ngo buri wese abyumve. Ku muhanda munini wa kaburimbo hariho utuyira hagati y'igufwa n'irindi. Iyo kaburimbo twayigenjeje naho musokoro w'umutiri w'umugongo, sibyo? Kuri wa musokoro w'umutiri w'umugongo hagati y'igufwa n'irindi twabonye ko ijosi rifite amagufwa 7, ubwo hagati y'igufwa n'irindi hazavamo utuyira cyangwa udutsi 6, sibyo? Nitugera mu nzira hagira udutsi twihuza tubyara kandi akameze nk'agahanda ariko k'ibitaka. Kundi gufata urwo rugero kugira ngo umuntu yumve ishusho. Gashobora no kuba kaburimbo ariko reka tukagire ak'ibitaka, kuko tuyira tuva muri kaburimbo ntabwo twaba turimo kaburimbo. Niduhura turabyara akandi gahanda kisumbuyeho. Hari akayira katurutse hepfo muri 1, kuri 2, kuri 3 kugera kuri 7. Ubwo ndi kuvuga hagati y'igufwa ry'ijosi n'irindi, sibyo? Havuyemo utuyira. Utwo tuyira tugera mu nzira turihuza tubyare agahanda k'ibitaka ariko tugeranye na wa mutsi umwe muri 3. N'utundi twihuza tubyara undi mutsi cyangwa kandi kayira agahanda kameze nk'ak'ibitaka. Ni ukuvuga ngo mu kaboko yahinjiramo utuyira tutangana n'utw'umutsi twabaye tunini, kuko ni imitsi igenda yihuza ikabyara umutsi umwe munini uzajyana ingufu n'amategeko y'ubwonko ku bice bitandukanye by'akaboko. Wabyumvise? Mu kaboko rero harimo imihore myinshi itandukanye ikora ibikorwa bitandukanye, sibyo? Urugero, kuko akaboko karagaragara, sibyo? Guhina intoki byonyine ni igikorwa, sibyo se? No guhinura intoki, sibyo? Yego. Ubwo ibi bikozwe n'imihore, n'ibi bikozwe n'indi mihore, sibyo? Imitsi ntabwo irimo. Ni ukuvuga ngo kugira ngo iki gikorwa gishoboke hari ingufu zije n'amategeko yo ku bwonko antegetse guhina no guhinura. Byaciye muri twa tuyira twagereranyije n'uduhanda tw'ibitaka twisumbuyeho kurusha ya mitsi yasohotse mu ruti rw'umugongo. Noneho iyo bigeze mu nzira twavuze ko ako gahanda nako iyo kageze mu nzira kabyara utundi tuyira dutoya. Ubwo nubaho kuri buri muhore hari akayira kajyaho kavuye kuri ka gahanda k'ibitaka kakajya kuri buri muhore. Nubaho kari bucemo izo ngufu kagacamo n'ayo mategeko y'ubwonko ndetse kakaba kavana amakuru, sibyo? Kuri wa muhore kayasubiza hehe? Mu bwonko. Biri kumvikana. Nongere mbisubiremo, sibyo? Umusokoro ubwonko nibwo bukontorora ibikorwa byose by'umubiri. Kuba nahina gutya, kuba nahinura, kuba nahina mu nkokora, kuba nahinura, kuba najyana akaboko hejuru, kuba nagasubiza hasi, kuba nakajyana ku ruhande, kuba nakakegereza umubiri, sibyo? Kuba nahindukiza ikiganza, kuba nkakikareba hejuru, kuba ikiganza nakirebesha hasi. Ibi byose ni ibikorwa bikozwe n'akaboko ariko bitegetswe n'ubwonko, sibyo? Ubwonko amakuru ajya mu kaboko araca mu ruti rw'umugongo kuri wa musokoro. Imitsi ifatira ijya mu kaboko ifatiye hano ku ijosi, sibyo? Yinjire mu kaboko ko ni imitsi myinshi iri bwiteranye ibyaremo imitsi 3. Iraza mu kaboko, umutsi umwe urazana ingufu mu iki gice cyo hepfo, undi uzana igice mu iki gice cy'inyuma, sibyo? Undi mutsi uzane mu iki gice cy'imbere. Wabyumvise? Yego. Iyo mitsi 3 rero niyo nagereranyije na twa duhanda tw'ibitaka. Nugera hano ka gahanda k'ibitaka cyangwa umutsi munini wavutse hano kuri ya mitsi yavuye mu ruti rw'umugongo, uzashamikaho utundi dutsi duto turajyana kuri buri muhore ubwonko buzategeka gukora. Wabyumvise? Ndabyumva. Buri muhore w'umubiri ugira imitsi runaka iwujyaho, sibyo? Reka twe kuvuga iby'uturemangingo, tuvuga umuhore muri rusange kugira ngo yenda bye kuba byinshi mu mitwe y'abantu, byibuze iyo shusho igaragara. Icyo nifuza ni uko umuntu yumva ko cyangwa asobanukirwa nuko kugira ngo abashe kugira igikorwa akora icyo ari cyo cyose, hari umutsi uzana amategeko y'ubwonko ndetse ukazana n'ingufu zo kugira ngo icyo gikorwa gishoboke. Ariko ubwonko nanone ntabwo bwibwiriza gukora igikorwa. Hari amakuru agomba kuva ku rugingo ajya ku bwonko asaba gukora icyo gikorwa, asaba ubwonko buhitemo ni iki cyabo kibaye, kugira ngo ubwonko bwanarize
ayo makuru buvuga ati ayo makuru ni iki n'iki. Amakuru ubwonko buyanariza gute? Urugero dutange ku murwayi, sibyo? Iyo urwaye dufata ububabare, sibyo? Aka kanya akaboko karakurira, sibyo? Yego. Urabanza utekereze ko hari umuntu uguhumanije, wari ubuzima, akaboko karaje, umubiri ubyara udahatse, hazamo ububabare, sibyo? Uratangira uvuga ati twari twicaranye, uriya si wumpemukiye, cyangwa sibyo? kanasuhuje mu gitondo, cyangwa uwo nasuhuje mu gitondo, cyangwa se hari umuntu natunze urutoki, sibyo? None akaboko aragakuye, cyangwa utekereze n'ibindi, cyangwa niba waraye uryamye nabi uvuga ati buriya naryamye nabi, sibyo se? Cyangwa niba warakinnye umupira ukagwa uvuga ati buriya ni shock ije kubera ko nakoze siporo, sibyo? Ni ukuvuga ngo mu mutwe wawe hazazamo ibibazo byinshi, kuko uri umurwayi uzahita ujya kwa muganga, ubwire muganga amakuru yawe yose. Niba uteka ko baguhumanije uzamubwira ko baguhumanije, nukeka ko wakoze siporo nabi uzavuga uti ni siporo ibinteye, niba ari ukuryama nabi uzavuga uti niba ari akazi ukora uzabeshyira akazi, sibyo? Muganga nawe ubwo ni ubwonko yige ko ayo makuru umuhaye, avuga atoya ati ntago, urugero ntago ari uguhumanije, ibi ndi kubona ari ukubyimbirwa, buriya avuga ati wabyimbiwe, sibyo se? ubwo nawe azaba akoresheje ubwonko amakuru wamuhaye, amakuru utanze, aguhe amategeko, akubwire icyo ugomba gukora, akuhe n'umuti, sawa? Muganga azahita akubwira ati noneho kubera ubwo burwayi ufite uragenda ukora ibi n'ibi kandi umuti nguyu. Ubwonko nabwo amakuru araza akabugeraho, ubwonko bukabyigaho, buvuga ati ikibazo ni iki n'igisubizo ni iki, kora ibi uve mu nzira, ikibazo gikemuke. cyangwa kubwire ngo akazi wakoraga gahindure ukora kandi. Ubu ni muganga. Ubwonko rero nabwo burakubwira ati kuraho akaboko ni umuriro. Yenda ushobora kuba wari ukoze ku gishirira cyangwa ahandi hantu hakwangiza, ubwonko bukabwira reka da uwo ni umuriro, kuraho akaboko, ugahita ukuraho akaboko. Wari ukozeho kuko gishyushye uhita ukuraho, sibyo se? Ubwo ukozeho ubwonko buhita butanga amategeko, uwo ni umuriro, urashya, vanaho, ingufu zikaza ugahita ukuraho. Okay. None niba numvishe neza, ndumva ko imbaraga imihore ifite imbaraga ishobora gutanga imbaraga nyinshi ku kaboko cyangwa se ku kaguru, nubwo turi ku maboko. Iby'imbaraga ndi kugusaba tubyihorere. Okay. Icyo ndi gushaka ucyumve neza, njye ndifuza wumve yuko kugira ngo ugire igikorwa ukora, sibyo? Yego. Nuko ubwonko butegeka bukohereza n'imbaraga kugira ngo cya gikorwa gishoboke, sibyo? Ntago wakumva iby'ibikorwa ko ntituriga imihore. Imihore niyo ikora akazi, sibyo? Reka tubanze twige imihore, nibwo uzasobanukirwa n'ibyo ngibyo uri kumva. Uko kugira ngo umuntu akore, twabonye ko mu kaboko cyangwa mu kaguru, sibyo? Ndetse no ku gihimba, umubiri w'umuntu ugizwe n'iki? N'amagufwa. Kugira ngo hagire igikorwa kibe rero nuko haba hari umuhore, sibyo? Uwo muhore ugafata ku igufwa rimwe ryo hasi, ugafata no ku igufwa ryo hejuru, kugira ngo ubaze kuza gukurura igufwa rimwe, rwa rugingo habeho guhina no guhinura, sibyo se? Kugira ngo uvuge ngo watemye nuko mba nagize gutya, gutereka hasi nuko nsubiza hasi gutya. Ibi byose ni ibikorwa nkoreye mu nkokora, ariko bikozwe n'akaboko muri rusange. Ubonye nteruye gutya wagira ngo nkoresheje inkokora gusa, ariko n'intoki zafashe, n'urutugu rwakoze, sibyo se? Kugira ngo nterure ikintu nuko ngifata, gufata bwabyo intoki zirakoze, sibyo? Mu bujana hakoze, mu nkokora hakoze, mu rutugu hakoze. Guterura nabyo nuko. Ubwo ndafashe, ndakomeza, ndaterura, ni ukuvuga ngo ibikorwa byose nkora ingingo zose zikorera hamwe, sibyo? Ni ukuvuga ngo nta rugingo rukora rwigenga, ingingo z'umubiri zirafasha, zikorera hamwe. Reka twige ku mikorere y'ingingo no ku bijyanye no gukora. Reka dufate yuko umubiri w'umuntu kugira ngo hagire igikorwa gikorwa, ni uko ubwonko butanga amategeko akazana n'ingufu, ariko ubwonko mbere y'uko butegeka ni uko hari amakuru aba yaturutse ku rugingo, ubwonko bukayigaho bugatanga igisubizo. Igisubizo cy'ubwonko ni ingufu ndetse n'amategeko yo gukora igikorwa
cyagenwe n'ubwonko ku rugingo. Waretse tugasoza? oya. Reka dusoze kuko ndakeka nitwinjira mu bindi rero turaba tudeviye. Rihangane dusoze kugira ngo ubutaha tuzabashe reka ahubwo tubwire abantu yuko ikiganiro cy'ubutaha sibyo ibyo ari byo byose ntago tuzibanda cyane ku mugongo. Ibikorwa by'umugongo twarabyumvise, ahubwo reka ubutaha tuzatangire mbere yuko tugera ku mihore tuzakore ku bijyanye n'amagufwa y'umubiri w'umuntu, sibyo? nta kibazo. Turebe ikijyanye n'ingingo, twe kumenya kuvuga ingingo tubirebe tubisobanure iby'ingingo, nabyo ntibizatugora kuko tuzabivuga mu buryo bworoshye ko dusanzwe tubivuga. ariko imitsi yo mu maboko uzongera dusobanurire, njye ntabwo birafata. Imitsi yo mu maboko tuzayisobanukirwa neza ari uko tugeze ku nyama, ku mihore, kuko imihore niyo ikora mu muntu, ni naho tuzatinda cyane. Nitumara kureba imihore, ibikorwa uko imihore ikora, ni naho tuzamenya indwara icyo ari cyo, sibyo? Aho niho tuzasobanukirwa. Ntabwo rero twakiga, sibyo? Ntabwo twakiga imihore tutarareba amagufwa, kuko imihore ikoresha amagufwa. Reka ubutaha tuzakore ku magufwa, sibyo? Kuko imitsi nari nifuje ko dusobanukirwa cyane n'ibijyanye n'imitsi, sibyo? Imitsi kugira ngo umuntu agire ishusho y'uburyo ubwonko butegeka ibice bitandukanye by'umubiri cyangwa ingingo zitandukanye z'umubiri, sibyo? Noneho ubutaha reka tuzarebere hamwe amagufwa agize umubiri w'umuntu ndetse n'imikorere yayo, sibyo? Ibyo amaze n'ibyo akora, sibyo? Nivuga imikorere ni iyi igufwa ry'akaguru rihinnye ry'ikibero haba habaye iki? Ibyo tuzabirira hamwe mu ishusho imwe kugira ngo tuzareba amagufwa turahita tureba n'ibyo akora, hanyuma ubutaha indi videwo izakurikiraho turebe imihore ku mubiri w'umuntu, ari naho tuzahita twinjira mu kibazo cy'indwara nyirizina, turebe n'uburyo umubiri w'umuntu ushobora kugira deforomasiyo, ku mugongo hakaboneka za hernie discale. Ese ni gute akazi gashobora kwangiza umuntu? Ibyo tuzabibona tugeze ku mikorere y'imihore, kuko niyo ituma umuntu akora akazi, sibyo? Reka twe kwinjira mu bintu byinshi, uyu munsi dusozereze hano kugira ngo ikiganiro cyacu cyo kuba kirekire, kandi icyo twari tugamije cyari ukureba iriya mitsi itatu iherereye mu kaboko, ngo iburyo hari imitsi itatu n'ibumoso hari imitsi itatu, sibyo? Itanga ingufu ku mihore iherereye ku maboko, sibyo? Izo ngufu ziterwa n'amategeko y'ubwonko. Tukabona yuko nanone kugira ngo ingingo z'umubiri z'amaboko zibone amategeko y'ubwonko, nuko hari amakuru aba yageze ku bwonko, ubwonko bukabona gusubiza aya makuru. Nta musaruro yatanga, kwirinda umuntu, kwirinda indwara.